sonje cyangwa nyine nawe amaso yashira mu biraro inzabibu izera imbuto mu gihe cyazo nakuvaho isi yose ikabimenya nakubaha isi yose ikabimenya n'abarwaye ni muzima uri Imana n'abacunje cyangwa nyirye uri Imana nawe amasho yashira mu biraro inzabibu izera imbuto mu gihe cyazo nakuvaho isi yose ikabimenya nakubaha isi yose ikabimenya ibyo byose ntawagusimbura uzahora uri Imana ibyo byose ntacyagusimbura uzahora uri Imana ndabihamya uri Imana ndabihamya uri Imana ibyo ukora byose Mana birabyemeza ibyo ukora byose Mana birabyemeza yuba yawe yuba yawe yuba yawe yuba yawe Alpha and Omega Yahweh Alpha and Omega
Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega. Turagushimiye mwami wacu Yesu, uru rukundo uri umugwaneza, uri ibyiringiro by'abakwizera. Nta yindi mana ihwanye nawe, wahozeho uriho uzahoraho ibihe byose. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Turavuze ngo ushimwe uhimbazwe ko kuri data wa twese mwiza. Nyemerera ineza yawe ikomereze ku bantu bose, kandi urukundo ruva i Golgotha rube hamwe n'abantu bawe. Urakoze Mana, umwanya mwiza tugiye kwinjira mu ijambo ryawe. Turasaba umwuka wera w'Imana abasigiye itorero kugira ngo aryeze, azaryishirire ridafite ikizinga n'umumanyari, abane natwe, akorane natwe by'ubutwari. Urakoze kumva gusenga, ineza yawe isangirizwa abantu bawe, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Imana ihabwe icyubahiro. Amazina nitwa Habimana Alexis, pasiteri w'itorero Umunara Pentecost International Ministries. Tunezerewe Imana uyu munsi idushoboje kugira ngo tuboneke hano tuganire ku ijambo ry'Imana. Reka dusome Abefeso ibice byaho ni 3, turasoma n'umurongo waho wa 20. Hanyuma twumve icyo Imana ivugana natwe uyu munsi. Biri ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Imana ishimwe cyane. Imana yacu ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba, nk'uko imbaraga zayo nyinshi zidukoreramo. Imana ihabwe icyubahiro. Nshuti z'umusaraba munkurikiye, ndashaka uyu munsi mbahe ubuhamya gatoya. Ndashaka kukubwira ngo niwihebe, Imana yacu ibasha gukora cyane ibirenze ibyo dusaba n'ibyo twibwira. Imana ihabwe icyubahiro. Igihe kimwe narindi umusore, nari narashaka, hanyuma nza kugira ibibazo by'intambara nyinshi. Izo ntambara nyinshi zari zinkomereye. Nari nyijijwe, nzi Imana, narabatijwe mu mazi menshi, narabatijwe no mu mwuka wera, ariko mu by'ukuri mura n'ibigeragezo byinshi bitandukanye. Numva mu by'ukuri gupfa nibyo byiza kuruta kuba nabaho. Ndashaka gutanga ubuhamya ho gatoya. Twasomye ijambo rivuga ngo Imana yacu ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba n'ibyo twibwira, nk'uko imbaraga nyinshi zidukoreramo. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Nafashe amasengesho ndasenga kugira ngo nsabe Imana inyeze inyure, ariko Imana ntabwo yanyuye. Nzabigarukaho ikindi gihe, njyanwa mu iyerekwa, hanyuma barangije barambwira ngo ningaruke nze gukora. Ubu rero ndi mu kazi, Imana ibaha umugisha. Niyo mpamvu mubona ndi imbere yanyu mbabwira ndi mu kazi, Imana yamamagariye gukora. Hanyuma ubutayu burakomeza. Uyu munsi waba nawe uri mu butayu bugukomereye, ubona ubuzima burangiye nk'uko nanjye nabubonaga. Hanyuma rero biba ngombwa yuko ubutayu bukomeje, ngambirira kwiyahura, nekereza ibyo nzakora cyangwa ibyo nzakoresha kugira ngo niyambure ubuzima. Muri icyo gihe nabigambiriraga. Imana ni urukundo. Impamvu nguha ubu buhamya, birashoboka yuko nawe waba uri mu bibazo bigukomereye, ariko biri atubwiye ngo nuko Imana yacu ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba n'ibyo twibwira, nk'uko ubushobozi bwayo buri, cyangwa nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Reka mubwire aka kantu unkurikire cyane. Satani aguhisha
aguhisha iby'Imana, aguhisha umugisha uri imbere kugira ngo awukwambure akwica utarawugeraho. Ariko rwanira umugisha wawe, Imana irashoboye. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Muri icyo gihe nabitekerezaga, nabigambiriye ndi kwibaza, nziyahura nkoresheje iki? Ese nzajya kwiyahura mu ruzi? N'ibindi natekerezaga byinshi. Hari njya kuryama nk'uko bisanzwe, hari ku mugoroba, mu cyaro turyama kare, cyangwa se abantu baho baryama kare, ababayo murabizi. Nuko hari nka saa moya z'umugoroba, hagati ya saa moya na saa mbiri njya kuryama. Ndagenda nyigera ku buriri, muri ako kanya mpita mfatwa n'ibitotsi. Ako kanya mu gihe ntwarwa n'ibitotsi gato, mbona marayika arinjiye arambwira ngo ngwino tugende. Twafashe urugendo rurerure cyane, nta kintu navuganaga nawe. Twakoze urugendo runini tugenda tutavugana. Twaje kugera mu kibaya. Icyo kibaya cyari kirimo uruzi runini rubi cyane nashobora gusobanura. Muri icyo kibaya hari harimo ibintu bibiri. Hari harimo abamarayika, hari harimo n'abadayimoni kuri urwo ruzi, kuri izo nkombe. Niho natangiye kuvuganira nawe. Ndamubaza, aba bamarayika baramara iki hano kandi bariya ni bande? Arambwira ati uru ruzi rwitwa urupfu, kandi aba bamarayika ubona umuntu wese uvuye mu mubiri baramwakira, bamwakirira hano bakamujyana aho imyuka y'abera irindiwe. Muri ako kanya mfunguka amatwi, numva indirimbo ziryoshye zirimo ibyuma byose nashobora kugusobanura, zari ziryoshye. Mbwira marayika nitugende. Arambwira ngo ntago aricyo cyatuzanye. Ndamubwira tugende, mbabarira bariho tujya. Arambwira ntago ariho cyatuzanye. Ndamaze nese barani banagati n'abadayimoni. Umuntu upfuye wese baramutwara iyo atizeye Kristo, bakamujyana ikuzimu aho arindiriye kuzacirwaho iteka. Ni Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba n'ibyo twibwira, nk'uko ubushobozi bwayo buri. Ndahumuriza umuntu wese waba ufite ibibazo, yaba yumva nawe yakwiyambura ubuzima, yaba yumva ubuzima bwe burangiriye aho, yasigaho, izera Imana. N'Imana ibasha gukora cyane. Haleluya, ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira, nk'uko imbaraga nyinshi zidukorera. Imana ishimwe. Nyuma y'ibyo hari ibindi bibitseyo. Ndababara nuko, ariko ndarakara, aranyihorera. Numbaze uburyo twagiye, mbona tugeze ikuzimu. Ngiye kubona mbona babandi twasize kuri ya nkombe bazana abantu bamwe babafashe hano nk'uko bafata ibisambo, abandi babafashe hano bari kugenda babakubita, bari kuboroga cyane. Barabazana, ngiye kubona mbona hari akagereza karahari nyuma y'ibiro bya Satani. Mbona ko kagereza kari gatoya, abantu bari bafungiyemo bose bari ntabwo, kubera ubutoya bwako, bari basutaraye gutya, nawicaraga. Kandi inyuma hano mu bikuta hari harimo imindu, imisumari, ibikwasi bigenda bibashise mu mubiri batagegagega. Mbona basohorwa bagakubitwa buri munsi, kandi barindiriye gucirwaho iteka. Mbaza marayika twari kumwe, ndamubaza ngo ni bande? Arambwira ngo aba ni abapfuye bari abakristo, ariko bava mu mubiri batejejwe, ngo bo ntabwo bajya mu buzima busanzwe hano ikuzimu. Barafatwa bagakubitwa bagafungwa, kandi barindiriye kuzacirwaho iteka na Kristo ubwo Yesu azagaruka. Nshuti y'umusaraba, reka nyiraha mvuge ngo wowe wamenye Imana, wowe wasenze, wowe wirukanye dayimoni ukavuga ngo mu izina rya Yesu, ufite ibibazo bikomeye cyane kurenza utarigeze amumenya. Abandi bo baba mu buzima busanzwe, nabo barindiriye kuzacirwaho iteka, bakaba mu mwidegembyo wo muri uwo mwijima. Ndabizi mwambaza ibibazo byinshi, kuzimu hameze hate n'ibindi, wenda tuzabishakira undi mwanya. Ni habi cyane, ni habi, ntabwo nabona uko mbibasobanurira. Turi kwegera umusozo, ubuhamya ni burebure, tuzakomeza. Ariko muri ako kanya mbona Satani ahamagaje igitabo, nari mpagaze aho ngaho. Amaze guhamagaza igitabo avuga amazina yashakagamo. Bararambura barayabura, uko basomaga numva basomyemo amazina y'abantu nari nzi babaga mu rusengero. Mbaza marayika ndavuga, kuki amazina y'aba bantu ari muri iki gitabo kandi mbazi ari abakozi b'Imana bakora imirimo itandukanye mu rusengero? Hanyuma Imana irambwira ngo, marayika arambwira ngo aba bantu barabashatse barababura,
amazina yarabahaye bashaka barayabuze, hanyuma ariko numva amayana ahubwo atarakenewe. Arambwira ngo bariya nubwo babona baba mu nsengero bakora imirimo itandukanye, ariko ntabwo bigeze bihana ibyaha byabo ngo batunganye ubugingo bwabo, niyo mpamvu amazina yabo akiri hariya mu rusengero. Bazana ikindi gitabo bararambura, babura izina ry'uwo yarababwiye. Ndabaza ese kubera iki bariya bo ababuze, buriya buze? Aravuga ngo uriya ntabwo yamubona ko kuriya muntu yarihannye, amazina ye yandukurwa asibama muri kiriya gitabo, yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Dusenga Imana nshuti z'umusaraba. Ndashaka kukubwira ngo iki uyu munsi ni wihebe. Reka mvugeho ibintu bibiri. Irya mbere ni wihebe, ntucike intege kubw'ibyo uri kunyuramo, kubw'ingorane uri kunyuramo wumva yuko birangiye. Ariko mu gihe nabonaga ari urupfu nduhijwe n'ubuzima, ntabwo nari nzi yuko nyuma yawo hari ukuba umugabo. Ndi umugabo, ndubatse, mfite abana 6, nyoboye itorero rifite amatorero 6. Satani ntabwo yanyerekaga abana, ntabwo yanyerekaga umudamu, ntabwo yanyerekaga kugenda ibihugu, ntabwo yanyerekaga kwambara neza, ntiyanyerekaga kugendera mu modoka nziza, ntiyanyerekaga gutembera ibihugu hirya no hino nkora umurimo. We yanyerekaga yuko ubuzima burangiye. Birashoboka yuko nawe uyu munsi Satani yaba ari kukwereka yuko birangiye, ariko hari ikintu Satani ari kurwanya cyane. Menya ngo hari ikintu ari kurwanya wowe utazi, utarabona, ariko yamenye kera. Umva nkubwire, nyuma y'ubwo buzima hari ibindi byari byihishemo. Imana ibaha umugisha. Dusenge. Ni Imana ibasha gukora cyane. Haleluya. Ni Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba n'ibyo twibwira, nk'uko imbaraga zayo nyinshi zidukorera. Amahoro y'Imana bane namwe. Reka mubwire ngo komera, nyuma y'ibyo hari ibindi. Satani naguhenda ubwenge, ni wiyambura ubuzima. Hari ibyo Satani ari guhiga muri wowe, adashaka yuko uzakora, adashaka yuko uzabigeraho, ariko Kristo wabambwe akomeza kuduhagararaho. Tugarukiraho. Imana ibaha umugisha. Tuzakomeza n'ibindi. Nuko nagarutse, twagiye muri ayo masaha, nagarutse mu mubiri mu masaha 11 za mu gatondo. Rwari urugendo rurerure. Uburyo nagarutse tuzabikomerezaho ubutaha. Amahoro y'Imana bane namwe. Uramenye ni wiyambura ubuzima, uramenye numva ko birangiye, kuko Imana yacu nimba ari yawe ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba n'ibyo twibwira, nk'uko imbaraga zayo nyinshi zidukoreramo. Amahoro y'Imana bane namwe. Irya kabiri, wowe wamenye Kristo ukamwizera nk'umwami n'umukiza, urasabwa kuba maso, gucunga izamu ryawe, kuko we nta mahirwe ufite nayo Satani azaguha. Oya, ntabwo Satani azaguha amahirwe. Ndagira ngo mubwire ngo komeza icyo wakiriye. Reka ngusengere. We warucitse intege, we warunaniwe, wumvaga wapfa. Oya, hari ibindi biri inyuma. Imana ishimwe cyane. Imana kandi habwa icyubahiro. Munyemere dusenga Imana. Tuzakomerezaho n'ubundi buhamya n'ibindi byinshi. Imana ibamera umugisha. Ndagira ngo dusenga Imana. Uyu munsi ujya imbere y'Imana, wumvaga ari ufite kugwa, wumvaga nawe wakwiyahura nk'uko nanjye nabitekerezaga, ntabwo birarangira. Imana yacu nizadutererana. Yesu abaho umugisha. Imana nziza ikomeye, iyahozeho, iriho, izahoraho. Uyu mwanya turagushimiye kubw'ijambo ryawe rihumuriza abantu yuko bakunda, kandi imbaraga zawe ari nyinshi. Nyemerera abari bacitse intege, bananiwe, bumvaga bakwiyambura ubuzima, bumvaga kubaho nta kintu bibamariye, bumvaga birangiye, nyemerera bahumurizwa n'ijambo ryawe n'ubu buhamya yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Imana nihabwe icyubahiro. Nyemerera ukomeza abadakomeye, kandi abaguye ubabyutse, kandi buri muntu wese umushoboze kwita ku iherezo ry'ubugingo bwe. Urakoze mwami w'amahoro. Umwuka wera wasigiye itorero asure buri muntu wese, abakomeze, abambika imbaraga aho batuye, ibihugu, akarere n'ahandi. Umwuka wera agereyo akora imirimo n'ibitangaza. Urakoze Mana. Komeza itorero ryawe uririnde, kandi uririndirire mwami.
kuzakubona. Urakoze byiringiro bizima, imbaraga ze zikora imirimo n'ibitangaza. Mbisenze gutyo mbyizeye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibaha umugisha nshuti z'umusaraba. Tuzakomeza n'ibindi bice by'ubuhamya bwinshi. Imana ibamere umugisha, ugubwe neza, ita ku iherezo ry'ubugingo bwawe. Satani naguhenda ubwenge, ni Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba n'ibyo twibwira, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Amahoro y'Imana abane namwe mu izina rya Yesu, amen.